niyo The Ben yakora iki nubwo yaririmba yituma na Mariya ava mu ijuru akaza mufana Bruce reka nkwereke urugero hari indirimbo ya Bruce Melody yitwa uretse ya yindi bamo umukobwa bavuga ndagaswe umukobwa usinda agapeti yego nanone iriya ndirimbo bahita funga macho yego funga macho sibyo ifite ubutumwa bwumvikanisha umuntu yavuga ko ari we uko yigize iyi kabirarangiye waza ukajya kuya The Ben yindi iyo ngenda yikunda kuba nkunda iyo ndirimbo ibivuze ko namufani ariko kuba nta yindi wenda nkunda iriya ya Shoronyi imyanda bivuga ko namwanze na Samoya indi ya za Shoronyi ya Samoya nyine iyo ni Samoya ubwo nyuma nafasha hanyuma kuza kuriya muhungu wundi nawe The Ben akaba afite indirimbo aririmba ya gospel nikunda ko giye mu ndirimbo za gospel ntibivuga ko ibintu byo kurimba agasinzira kaburi bitotsi yewe nabyumva usinzira utaso kaburi bitotsi nyamara uruhande uryamye abanyarwanda bari kurwumva ko nahindutse ntabwo yikunda yamye ku ruhande k'umuziki w'u Rwanda ukomeza ukajya hejuru aba bantu guhiganwa bikazamuka bikarenga aho bari turagushyira mu myidagaduro